ati ibyo n'akazi kawe ntago nkeneye kubyumva umugore usuzugura nkawe mwimbwa iryana nako yambwiraga so ibintu mbwira no kuri koko hejuru y'umuntu niyiziye ibintu uri kumbwira no kuri ntabwo ndi kubyumva mama Vane nahise mpamagara Keza ubwo bishoboka mama Vane ntabwo nabyemera kuva uwo munsi ubu ndacumbitse nayo baze kuba wari ufite urugo rwawe urumva ukajya gucumbika cumbitse ku muntu w'umudamu nayo inshuti yanjye udafite amikoro nawe udafite amikoro ntabwo ndi bubyemere nukuvuga ngo nubu ngubaka kandi turi busereye urabizi ko wambwiye uti sindi kuboneka hari ibintu ndimo nimboneka nzakubwira nungu busanze nari ndyamye dore ncumbitse aho hirya kuri uwo mudamu w'inshuti yanjye mbega ibibazo ntabwo ndi bubyihanganira nubu naramuhamagaye nge yanze kumfata yarambwiye ngo nta kintu akeneye kuvugana nanjye warampemukiye iyo uza kuza ugahita uza mu rugo warampemukiye rwose kuko ibi bintu birababaje oya ndagushaka ntabwo narakaye mbabarira uze ahubwo mbabarira ubanguke kuko ndagukeneye ngeranye kandi nishyura simfite n'amasezerano ahubwo nyine impamvu utabuka dore gihamya niyi nzarayiraramo wowe urarara mu nzu yawe nta deni udufitiye wishyura neza nta mpamvu urarara mu nzu wizere kurara mu nzu ibyo nibyo nutayiraramo nanjye ntabwo njya kuryama bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizire komeze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndashimira buri wese wandika muri comment agatanga inama n'ibitekerezo n'izindi nyunganizi zigiye zitandukanye kubera ko inama zanyu zifasha benshi bagiye batandukanye ndetse n'ubundi bafasha mujya mutanga bubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi uyu munsi rero ndi kumwe na Vicky turi aho yabaga impamvu mvuze ngaho yabaga nuko atari ho akiba kubw'impamvu namwe muzi kubakurikiranye ibiganiro turi kumwe n'undi mu mama n'ubwa mbere tugiye kuganira nawe ariko twaganiriye nyine yanyibwiye nagira ngo mbanze nawe muhe ikaze kugira ngo nawe abibwire kugira ngo dutangirane kuganira nawe yabibwiye namwe mwamenye tubahaye ikaze mama murakoze kumpa ikaze njye nitwa mama Vanessa yego uba naje kubonana n'uyu mubyeyi ku by'ikibazo afite yego nagira ngo rero tukivuganeho tugira uko tubigenza mama Vanessa ubwo kugira ngo bakumenye neza ni madamu wa Nyirinzu impamvu mvuze Nyirinzu ntago tuzizi ntago nibuka izina ry'ura mu papa ubwo ni papa Vanessa kugira ngo wenda abantu babyumve neza uyu niwe mudamu wa mugabo Nyirinzu ariwe wasohoye Vicky mu nzu ubwo niwe papa Vanessa rero turi kuvuga hanyuma rero ikibazo cyabaye ndumva warakimenye kuko Vicky yatubwiye ko yaje kuguhamagara akabikubwira wabyakiriye gute bitewe n'ikibazo cyavutse umupanga ye wawe akava mu nzu kubera umugabo n'ibindi byinshi ukimara kubyumva wabyakiriye byarambabaje mbese mbura uko mbigenza numva ndababaye cyane nk'umuntu w'umubyeyi kugira ngo umugabo abe yajya mu bapangaye kunsebya byarambabaje cyane agahinda karananyica ubwo rero nicyo ubusanzwe nanjye sura mugabo arayigira ntayo nzi yagiraga ntayo nzi yarasanzwe agira ahubwo ubwo sinzi ukuntu byagenze hanyuma Vicky nawe naguhaye ikaze ntago nakwibagiwe gusa nuko mbona mu maso urakaye ariko dore mu mama yahageze uko biri kose ubwahageze hari kiri bukemuke nushake wizere rero akoze kuma yego kaze nanjye mama simeze neza nyine kuva cyagiye birumvikana none se mama waba warasobanukiwe neza uko ikibazo cyatangiye cyangwa Vicky yongera gusobanurire wenda mu ncamake kuko yatubwiye ko yari kubwiye kuri telefone sinzi nimba warabashije kumva ikibazo aho giherereye ukamenya ngo ikibazo kiri hano nunagikemura uhereye hano cyangwa niba yakongera akagusubiriramo nyine uko byagenze byose uko byabaye ibyiza yakongera akansubiriramo kuko yabimbwiye kuri telefoni ariko ubu twicaranye ubu none yabinsubiramo nta kibazo hanyuma hari icyo uri buze kumufasha byibura hari icyo namufasha hari ikiri bukemuke byibura hari ikiri bukemuke rwose ko abantu tugomba kumvikana kandi tugahana amahoro
ubundi bo byari kuba byiza iyo uzanye n'umugabo ubundi nibyo byari kuba byiza ariko nawe nibiba ngombwa ndamuhamagara araza nta kibazo mfite pe. Kiviki wamubwira rero ko watubwiye nyine uko ikibazo cyagenze, wamugani wabimubwiye kuri telefone, wanabimubwira muri kumwe. Buriya umuntu abwiye ikintu bitari kuri telefone nibwo byumva neza ukagiha agaciro. Nimba rero bitakugoye wamusobanurira nawe n'umubyeyi yabivuze uko biri kose ari igihe yava hano winjiye mu nzu yawe. Murakoze. Nk'ibisanzwe nyine ndi mama Teta cyangwa se Vicky, bagiye bankurikirana mu biganiro byashize. Mu minsi ishize rero mama Vanessa ndakeka kubera ko yajyaga aza ariko nyine urumva abaje nko gufata amafaranga cyangwa kureba ibijyanye n'amazu mu gihe ubugabo adahari, si kenshi akunda kuza ahangaha. Rero ngiye mu minsi ishize nagiranye ibibazo na Papa Vanessa. Papa Vanessa mu by'ukuri sinzi niba utabizi nishyura neza. Amafaranga yanyu nagiye nkishyura neza. Ariko mu minsi ishize hari ibibazo bya nyine nagiye ngira urabizi ukuntu umwana wanjye yari narabuze ukuntu nkora diplome ku ishuri, ngira amahirwe iraboneka. Urongeye unambaza amakuru y'umubwira ko yagiye muri kaminuza yabonye buruse na diplome narayibonye. Hanyuma rero Papa Vanessa arampamagara. Bwa mbere yarampamagaye ariko urumva ntago nagomba guhitamo ngo njye mu bintu by'abantu bashakanye by'umugore n'umugabo. Nanjye urabizi maze igihe hano mu mazu yanyu. Ariko iyo ngeso Papa Vanessa ntago ari igihe kinini cyane gishize nanjye mbonye ahindutse. Papa Vanessa rero yarampamagaye arambwira ati mama te uri mu rugo ngo nze tubonane ko ari ibyo ngira ngo tuganire uko nanamenye ko n'umwana wagize amahirwe akaba diplome yarayibonye. Diplome yarayibonye ariko ntabwo ndi mu rugo nawe nk'uko ubizi Kigali ari ugushakisha shasi ntabwo nyine mpari ndamuhakanira kubera impamvu nyinshi. Ni nk'ibisanzwe nta bugabo ujya usura hano nawe pe, nifitiye ibibazo byinshi nk'uko bizi wagiye wumva amakuru yanjye. Ibintu byo gukururukana byakururu n'abagabo ntabwo mbikunda kandi nari mbizi ko nta deni murimo. Nawe urabizi itariki nishyurira uko ari 22. Ubwo rero amamagaye muga ko nari buboneke. Mugiye ko nari buboneke yacishijemo ashira ikindi cyumweru. Cyumweru cyashize cyari cy'abana bagomba kujya ku ishuri. Arambwira ati se none ubu nuraboneka? Na Papa Vani ntago ndaboneka, naherekeje umwana ku ishuri ariko ndaza kuvayo uyu munsi. Nimbi binshobokera ndarara nje cyangwa ejo mu gitondo twabonana. Se nanoneho nurava ku izima ndagera mu rugo bwije ntabwo byashoboka twabonana. Vanessa ati se kugera mu rugo bwije bivuga iki ari hasi iwanjye? Ngewe mbwira niba uri buboneke, ibyo kuvuga iby'amasaha nta kibazo biri butere. Vanessa narakomeje ndatsimbarara. Muri gihe natangiye gutekereza ikintu ashaka cyatuma numva naramwishyuye pe. Navuga si ibintu ashaka kuza ngo tuganire mu gicuku n'ibiki. Naramwangiye. Arahamagara araza arahondagura no ku rugi urumva nageze hano naniwe aribwo nyivi Karongi. Vanessa rero cyo kumva numva mu gicuku nko masaa 3 n'igice hafi saa 4 numva umuntu araje ariko rugi ari gukomanga. Ariko pe nari naniwe numva ndwaye yashakaga iki niba wamugana atari byo yashakaga? Yari yamamagaye kuri telefone namuhakaniye ko bidashoboka ko rwose naniwe. Aranga insist arakomeza araje. Ngiye kumva numva umuntu masaa 3 n'igice bishyira saa 4 umuntu ari gukomanga. Mfite ukuntu rero harimo akenge kirido ndebeye mu kenge mbona ni Papa Vanessa. Ubona araje ari gukomanga nta sona afite agusize mu ntabwo arakomanga ndavuga ubuse abaturanyi Imana yanjye bari bwumva umuntu uri guhondagura ku rugi kwingesa batayinziho
baravuga ko ari ibiki irido nyikuraho noneho ndamwiyereka ati mama titakingura tuvugana na papa Vane ndananiwe rwose mbabara ugende tuzavuga nejo niba ushaka kundeba uzaze habona iki gicuku ndumva nta kiganiro nabona ndananiwe arakomeza ati fungura ati by'igicuku ni inzu yawe ariko se sinakwishyuye hari ikibazo mfitanye nawe ibibazo by'abagabo b'iki gihe Mavane yarakomanzeho bigeze noneho nanjye ndavuga ni ibiki koko aho bigeze arambwira ati ndagiye ariko worore niba yarambwiye ngo norore ngo inkoko yorora gaca ngo norore inkoko ngo yorora gaca ngo izi nzu nize ngo yazubatse ndya neza ngo nubwo namwishyura ngo ndamusuzuguye ngo iyi ni inshuro ya kabiri musuzuguye urumva bwari ubwa kabiri nuko Vanessa yaragiye ngira ngo ibintu biciriye aho ngaho haciyeho umunsi umwe maze kwitunganya ngo njye mu kiraka nari mfite cyane nagomba kujya gukora amasuku kwishansi nari nabonye ikiraka mva yarazindutse nagiye kubyuka nawe mbese kuri portail nageze aha ngaha nawe agera hariya kuri portail yahageze yizinduye bona no kunsuhuza nimwaramutse papa Vanessa ati ndamuka iki se wankundiye nuko papa Vanessa ndamugaye papa Vane nta kibazo ubwuje ari kumanywa nta kibazo noneho twavugana ibyo ashaka kumbaza ati mvugana iki nawe mvugana ibiki nawe ati kubera agasuzuguro wankize ubushize narakubwiye ngo turebe ukuntu dusangira agafanta uransuzugura ejo bundi nguhamagaye umbwira ko utari buboneke ejo nje hano nijoro ngukomangiye urandeba uranyihorera nta bindi bintu binzaye cyane hano ndashaka inzu yanjye ngira ngo ni ibikino se papa Vane urashaka inzu yawe ko nakwishyuye hari ideni nkurimo ngo ceceka aho ngaho ngo wigire icyo umbwira icyo nshaka ni inzu yanjye papa Vanessa rero hano hantu jewe sinzi impamvu yampaye imfunguzo ebyiri nari mfite rumwe nararutaye igihe yampaye ebyiri gusa aba yaraguhaye zose yampaye ebyiri anambwira ngo nihangane ngo bapangaye babagamo ngo barazitaye ngo zampindura sirendire rwose namubonaga ari umupapa wiyubashye kandi ntacyo bintwaye ndabana buzimpaye igihe muzampindurira sirendire nta kibazo nzategereza amaze kukumiza imfunguzo ebyiri yewe rumwe yasanze nyine nari ndi kwitunganya ngeze aha ngaha ari rwo rurimo hariya ati ndashaka inzu yanjye ese urashaka inzu yawe yari ideni nkurimo sinakwishyuye ntihari iminsi ishize nakwishyuye ati ibyo ntabwo nkeneye kubyumva amateta si nkeneye kubyumva waransuzugwe icyo nshaka ni inzu yanjye ngira ngo ari gukina ngiye kubona mbona afashe rwa rufunguzo rwari ruri mu ngufuri nari narafunga urumva nari nsohotse ntarafunga ngo ngende mbona ararufashe urugi arafunze amaze gufunga nicara ku muryango ese kuri kumfungira nawe uransohora nta deni nkurimo ati ibyo ni akazi kawe ntabwo nkeneye kubyumva umugore usuzugura nkawe nk'imbwa iryana ni nako yambwiraga ibi bintu mbwira ni ukuri koko hejuru y'umuntu niyiziye ibintu uri kumbwira ni ukuri ntabwo ndi kubyumva mama Vane nahise mpamagara Keza naramuhamagaye ibintu byose binyanyagiha udukoresho tumwe dore natubikije kwa abasore baba aha ngaha nanjye njya gucumbika sini kugenda mfite n'ibintu n'umugabo rwose ari kwisekera ubona ntacyo bimubwiye nahamagaye mudugudu nsanga yagize ibyago sinzi abantu bagiye gutabara mu ntara ati ntabwo tuboneka ariko wenda ejo nituza tuzagushaka mudugudu rero wacu ntagapfa kuboneka nibwo byanyobeye kuko mbona ibintu niseri ibintu bimwe arabisohora hano habinyahiza ngaha matera isigaramo n'utundi tuntu dukeya umugabo ndamwinginga ndamwambwira icyifuzo ufite bigeze arambwira ngo inzu yanjye ngo nayongeje ngo amafaranga ngo nayishyizeho ngo we nta bushobozi ngo wabona ngo bwo kuyishyura nese uranyongeza nuko turakomeza turadiringa mbona ibintu byabaye seriye papa Vanessa mbona kuko yari umwanda yarakaye
ubwo byumva ikiraka nari ngiye hose nabaye nyigiyeho ibintu yari ariko yabisohoye. ngiye sindi kubyumva ni ukuri ibyo bintu ndi kumva ari ikibazo kubera ikibazo utigeze ubimbwira imyaka tumaranye yose nka 15 kubera iki ibyo bintu simbimuziho sinzira ukuntu byaje. Nanjye papa Vanessa rero mbere ntabwo yajyaga yarameza atyo, nanjye sinzi ikintu rwose. abagabo ntabwo mubazi bafatwa rimwe. Nanjye ntabwo nakubwira ngo urabizi hano ngiye kwamara imyaka hafi 5. Wigeze wumva ngo uhamagara ntiwazaga hano ugasanga nyine ndaho ni ibisanzwe ukambaza uko meze n'abana nyine nkagutekerereza. Nanjye papa Vanessa rero sinzi rwose ibyamuteye. Gusa sinahakanira abantu bo muri iyi minsi burya abagabo bahinduka vuba ariko birambabaje pe sindi kubyumva neza. Ikintu cyanangaje rero nawe wese papa Vanessa ko maze iminsi nkwishyuye uransohora n'amafaranga yanjye akirimo, ese uransohora kutigeze umana priave ubu uransohora akakanya urabona koko njya hehe? Nawe urabyumva mwana nibwo akijya ku ishuri. None se yari kugusohora atanabimbwiyeho yari kubanza akabimbwira kuko izi nzu size wenyine turazifatanyije. Naramubwiye ngo nakuzane mbimenye ko munsohoranye ngo ibyo ngo nakazi kanjye inzu nizanjye ngo ndi umugore ngo ndi umugabo ngo ibyo byo mugore ngo uramuna n'umuntu namiki birimo izi nzu nizanjye nawe twarazifatanyije ni ukuvuga ngo nta kintu ashobora gukora atakimbwiye ntabwo bishoboka ntabwo nabyemera. Kuva uwo munsi ubu ndacumbitse naye baje kuba wari ufite urugo rwawe urumva ukajya gucumbika cumbitse ku muntu w'umudamu na inshuti yanjye udafite amikoro nawe udafite amikoro nk'uwo mugabo yatangiye kumubwira ati si uwo mugore urabona uzaba njye ntabwo nzagira abagore 2 urumva batangiye kundambirwa. Yagusohoye mu nzu hakirimo amafaranga yawe. Amafaranga yanjye ukwezi kwari kukirimo yarakirimo ntabwo yigeze ambwira icyo kibazo ngo ambwira ati uyu muntu yananiwe kwishyura none ngiye kumusohora. Njye nanamubwiye ni ngiye kuguhamagara uze numve niba mubiziranye tubivuganeho. Arambwira ngo wibeshye ngo ahubwo ngo noneho ngo uzabona ngo ibikubaho. None se ngenda ajya kugenda mundima amafaranga kuko ndumva byambabaje ndumva binandenze ntabwo mbyemera simbikunda. Inzu na n'ubwo biracyafunze simbyemera simbyemera dore na n'ubu inzira cyafunze ngaho ndebera ko ntabwo ndi bubyemere. Ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu aka kanya turi busereye urabizi ko wambwiye uti sindi kuboneka hari ibintu ndimo nimboneka nzakubwira. N'ubu usanze nari ndyamye dore ncumbitse aho hirya kuri uwo mudamu w'inshuti yanjye. Mbega ibibazo ntabwo ndi bubyihanganire noneho ntabwo biri bushoboka. Ikintu gitangaje twanaravuze ati ubu ibintu umugore wabimenye ati umugore yangira atese ko umugore se nakoze iki yangira ariko nyuma ambwiye ko mwagiranye ikibazo mu rugo nyine ko bimubajejeho akakubwira ko nta cyabaye nyine ariko arambwira ati madamu ubu mu rugo ntituvugane. Niseke ubu njye nari kubiceceka ibintu byanjye biracyarimo amafaranga yanjye aracyarimo niyo yanyongeza nta na priave yigeze amangwa nteguze. Humura ngiye rwose sindi bubyumve. Hano harimo matera harimo inkweto harimo imyenda siyo nasohoye ingahe none urumva twakora iki rero? wowe ni ugomba kumufasha. Ni ugomba kumufasha. Muhamagare se basi aze tubisubiremo turebe uko tubigenza. Njye ndumva wamuhamagara akaza hano. Urumva Vicky we umugabo nta kintu ashaka gukemura kugira. Njye nta kintu cyanjye ashaka gukemura. Wowe ku giti cyawe ni wowe wagira ikintu mushyira. Njye rero reka nze nkufashe nk'umuntu w'umubyeyi nkanjye nawe reka nze mbigufashemo. Byageze nubwo mu bwati ubwo ngiye kuza rero ndyame iwanyu ariko se ubwo se atuze uryame iwanjye ariko akubwira arafunga urufunguzo ruracyafunze urugi haguruka wirebe. Basi yuza guhituza mu rugo ukabimbwira ako kanya warampemukiye n'ubu naramuhamagaye njye yanze kumfata yanambwiye ngo nta kintu akeneye kuvugana nanjye. Warampemukiye iyo uza kuza ugahituza mu rugo warampemukiye rwose kuko ibi bintu birababaje. Uri gusona se Sugari bari bakwitaye. Kesi nyuma hamagara ngo amfate. Ngo amafaranga ngo yashyizeho ngo ubushobozi bwanjye ngo sinabasha kuyishyura. Shari wiriwe. Ngiye ko nkushaka mu rugo mu gipangu cyacu.
kubagezaho telefone. oya ndagushaka hari ikibazo gihari ngira ngo dukemure. oya ndagushaka ntabwo narakaye, mbabarira uze ahubwo mbabarira ubanguke kuko ndagukeneye. oya mbabarira ubanguke kuko birandenze. oya ngwino urakimenya uhageze. banguka rekaze twumve ikibazo uko kimeze. kuza bwaraza ariko ikibazo nyine birasaba Vicky we navuga amagambo menshi ni wowe ubu ngubu kugira ngo Jesse ko ntacyo kuvuga ngifite. Vicky natwe ntaga kitwumva wowe niwe wenyine wamubwira wenda ukamusobanurira ukamubaza impamvu ibyo yabikoze n'impamvu bihakana kandi kubusobanura atangaho ntago bwumvikana. Kuriza inzu nta kibazo ariko namusubiza amafaranga ukwezi kwe kukirimo. Ukwezi kwanjye kuracye nabishaka afungure nkwereka amasezerano ku rupapuro narishyuye ngewe nta dene murimo. Ndabizi nta dene ujya ugira ntujya utinda kwishyura ahubwo ubwo ndagira ngo ambire icyabimuteye. Niwe bishyura amafaranga niwe bayaha gusa akayazana mu rugo. ariko uko biri kose urabimenye iyo ndabimenye iyo yishyuye. Nigeze nanga kwishyura inzu yanjye. Ntabwo wigeze ubyanga kuko nje ndemera nk'iyamahama ariko inzu y'abandi nkayuba. Urishyura ntabwo mvuga ko utishyura urishyura kandi wishyura neza ahubwo ikibazo aho cyaturutse simazi. Tugira amahirwe akaza arakigusobanurira kuko niwe ufite ukuri. Araza nakubona uhari wahageze wenda araza kuvugisha ukuri areke kuri arakingura inzu niba ari ukumwirukana mubivugane muvuga uti umupangaye tumusubize amafaranga yagenda cyangwa se mumureka amare mu kwezi ko muhena piriyave azimuka. Ibyo wenda oya araza bitubwire. Ndebera naho iminsi maze ndaraguzwa mu iw'abandi. Ndabyumva humura araza. Cumbika kuri iki gihe birahenduza uko umuntu akagucumbikira akakugaburira inshuro zingahe. Kigali biba bigoye. Bana ba nyiri inzu mujye mushyiramo imiyaga. Kigali biba bigoye nta muntu ugucumbikira ngo akugabure kabiri gatatu ngo abatekanye. Ntabwo bijya bishoboka. Aho ncumbitse umugabo amara kugenda umugore akambwira ati yaraye ambaza ngo uzagenda ryari. Naiseke nanjye nkabiberwa n'icyo ndi buvuge. Ihangane reka agere hano. Umugabo wawe nyine wenda twaraganiye natwe atubwira ko nyine wabimubwiyeho mwageze mu rugo ukabimubwira ko Vicky yaguhamagaye akakubwira byose uko bimeze ariko atubwira ko nyine mwagiranye ikibazo mu rugo kubera ko mutumvikanye kuri icyo kintu. Urumva we yakubwiraga ko bamubeshyera kandi yakakubwira ko ibyo avuga ari ukuri. Ibyo bikaguheza mu gihirahiro. None umugabo niba tumuhamagaye akaba agiye kuza nakwemerera ko byabaye koko ko yamuvugishije ko yamusabye ko basangira mbese umugabo akabikwemerera urabyitwara mu gute? Ubwo urumva ibyo bintu byanezeza se? Ndumva sinzi uko biri bugende gusa ubwo ngubwo usibye Imana yonyine. Ubwo niyo iri bumfashe kuko ngiye kubera agahinda mbafite ntabwo ndi bubyumve neza. Gusa icyiza ni uko atari yo ngeso ye. Buriya umuntu akoze ikintu afite iyo ngeso ariko burya ntawahakanira umuntu ahinduka nk'ijuru. Guhinduka nk'ijuru rero ntabwo wavuga ngo umuntu ngo gutya ngo ntabwo ajya abikora. Oya ntabwo wabihagararaho neza. Hari ubwo abikora ariko nyine ntubimenye akakwihishamo. Yego ariko ndatekereza imbere yawe n'imbere ya Vicky ntago ari buhakana ikintu kuko wenda ntago tubizi neza wenda na Vicky ashobora kubivuga bitarabaye ariko ngereranyije kuko ari ubabaye. Hanyuma seke akaba yarangeranye kandi nishyura simfite n'amasezerano. Ahubwo nyine impamvu utabuka dore gihamya niyi burya abagabo barakara vuba. Gihamya niyi yo kumufungirana. Ubwo rero burya kubera ko ingaruka rewe ziriho ntago wamubeshyera. Bora wabeshyera umuntu uvuga uti hari inyungu mfite. None se niba uri ku gasozi wa mugani baragukingiranye waba umubeshyera ngo bikumarire iki? Komeze wangara. Ntabwo ashobora kumubeshyera.
ntabwo yabishobora. ahubwo buriya iyo ubyemera ukavuga ati nta kibazo mugahuza nta nubwo wari kujya wishyura inzu. Ese uko reka nkubwire nta nubwo wari kuyiberamo ibibazo nagize by'abagabo ntabwo binyemerera warabahazi wari kuyiberamo ubuntu. mama Vanessa se amakuru yanjye sinayamutekereje. warabazinutswe nyine umuntu ahaga abantu kubera uko bamukoreye, kubera imyitwarire nuko ubabona. abo nemereye se bamariye iki? ntabwo amakuru yanjye yose uyazi. ariko reka abanza ze numva ibyiwe uko bimeze. reka tumurindire ahagere uko biri kose. ubwo uhageze twebwe byaratuyobeye, duhamagara ubuyobozi biranga, turamwinginga umugabo turahamagara. nawe naramubwiye ngo baramuhamagara yanga kubita yanga kubiyereka. kumva ubu rero niba byanze byibura kuri wowe kuko uri madamu we ashobora kubikubahira akavuga ati reka ndabona madamu bikomeye reka mbigenze gutya. byibura turizera hari icyizere hari ikiri buze guhinduka. reka banza hagere dutegereje mu gihe hatarahagera turongera tugaruke mu kanya yahageze tumenye ibyo ari byo, tumenye niba Vicky uyu munsi arara mu nzu cyangwa niba yibusaba izindi mbaraga. arayiraramo wowe urarara mu nzu yawe, nta deni udufitiye, wishyura neza, nta mpamvu urarara mu nzu, wizere ko urara mu nzu. ibyo nibyo nutayiraramo nanjye ntabwo njya kuryama. urumva wowe wihangana tuzi birakemuka mu kanya. reka twihangane gato naza turongera tumenye gahunda uko zimeze ubwo naha mu kanya.